Yes, no, ngira ngo turagarutse ni kashamakokero. Mvugira uti hagiye gushya. Yes, rero niba ari ubwa mbere udukurikiranye ndagusaba ngo ukore subscribe, like, share kugira ngo ujye ubasha kujya ubona inkuru zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero mwatangiye kugenda mubibona ni wa muhungu wanyu ndetse n'umukobwa Seti ndetse na Nyabitanga bo muri Zubi Comedy. Ngira ngo rero nkubwire niba utarareba filimi bita Ururiho series, uyu niwo mwanya waba ubonye kugira ngo urebe Ururiho series. Inyura kuri YouTube yacu rero Africinema TV, genda unakoreyo subscribe. Tugaruka rero kuri Seti ndetse na Nyabitanga, aho twabatangarije inkuru ko Seti na Nyabitanga bakoze ubukwe. Rero ntago twarekeye kubakurikiranira uko byagiye bigenda. Murabibona rero uko barebana akana ko mu jisho. Ni Seti rero na Nyabitanga bagiye bagaragara cyane muri filimi za Zubi Comedy ndetse n'izindi filimi zigenda zica kuri Zacu TV. Uyu rero Seti Seka, ikigaragara cyo afite ibyishimo byinshi ndetse na madamu we Nyabitanga. Reka mvuge ngo ni ibyishimo bidasanzwe. Yes, rero tugiye gukurikirana ese ko mbona barimo baritegura bambaye my queen na my king bagiye kujya. Yes, rero ngira ngo nkubwire niba ari ubwa mbere waba udukurikiranye, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ujye abasha kubona inkuru zigiye zitandukanye cyane cyane z'abastar, tunihanganisha abantu bo muri Congo. No kwihangana cyane. Icyo kirunga cya Nyirango ngo mwihangane cyane rwose kandi Imana ibari hafi. Yes, ni rero ni Seti ndetse cyangwa se Sebagabo, uwo ni Nyabitanga, biraso byiza bo muri Zubi Comedy. Rero ikigaragara hano nuko bagiye kujya mu kwezi kwa buki, muri honeymoon. Tugira ngo tubwire n'abantu batazi iby'ukwezi kwa buki cyangwa se honeymoon, ni ukugira ngo bagende babe barya amafaranga yabo ndetse banitegura cya gikorwa cy'imihango. Ubundi nicyo bivuze honeymoon. Honeymoon, umugabo abategereje umugore ko yajya mu mihango kugira ngo azakora akazi kose yizeye ko ibintu byaciyemo umwana ari uwe. Yes, niba rero dukurikiranye kuri YouTube tukaba dusobanuye iyi honeymoon nabi, nyarukira muri comment utwandikire uvuga ati oya sibyo uratubeshye rwose. Nezere ko ariko nta wamvuguruza kuko ndabizi. Niba uhari andika muri comment ugenda utubwire ngo honeymoon ntago ari igihe umukobwa bategereje iki, umugabo bategereje imihango kugira ngo natera amakanu azabe yizeye karake. Twe wenda twaba tubabeshye ariko niko twe twumva honeymoon kandi twizera ko twize. Eze wowe warize? Yes, rero ni Seti ndetse na Nyabitanga nibwo twari dukurikiranye inkuru, aho yari yahuye aho yari yasuwe n'abantu bagiye batandukanye. hari abastari koko, abastari benshi bari bahari ndetse namwe mwari mukomeje kuvuga ngo ni comedy, ntago ari comedy. Aba bantu barabanye kandi uko bagiye bakorana
byagaragaye ko bashimanye. Yes rero tugiye kuba tubarekeye hano, reka dukurikirane uyu Seti ndetse na Nyabitanga uko bagiye mu kwezi kwa buki, nuko bazajya bagenda badushyiriraho amakuru, tuzajya tugenda tubamenyesha mbese byifashe gute. Ngayo nguko rero, ngira ngo niba ukurikiye Africinema bwa mbere, ndagusaba ngo kora subscribe kuri YouTube channel yacu, like, comment, kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu biryoshye. Ngira ngo rero niba utarareba filimi nziza y'uruhererekane, nyarukira kuri YouTube channel yitwa Africinema TV, ugende urebeho filimi yitwa Ruriho series, maze ukomeze uryoherwa n'ubuzima. Sawa, murakoze, ciao. Yes, no, ngira ngo turagarutse, ni Kashamakokero. Mvugira uti hagiye gushya. Yes rero niba ari ubwa mbere udukurikiranye, ndagusaba ngo ukore subscribe, like, share, kugira ngo ujye ubasha